Ndabasuhuza mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2025. Imibereho y'ikiremwamuntu aba igihe cyo kuvuka, kubaho ndetse no gupfa. Ni urugendo rurerure duhuriramo na byinshi byaba byiza bikurura inseko cyangwa ibibi. Gusa n'ibyo byose biba, harimo bihirwa n'ubuzima bukababera nk'umushongi w'ubuki bw'ubuhura, bagatunga bagasatira mirenge ndetse bakamamara aho buri wese abibonesha amaso. Aho izina ryabo rikaba kimenya bose, ibikorwa byabo bikogoga amahanga, indimi zose zikabavuga ndetse bakamamara binogeye ijisho. Ese iyo bavuze kwamara wumva iki? Iyo bavuze kubaka izina se ubyumva ute? Mutera gatoya mu ntiza amatwi nze mbatomorere, bahuriza icyo bita ubwamamare, kubaka izina, muzika nyarwanda ndetse n'ikiremwamuntu. Nitwa JD, bahaye ikaze. Ndamutse ngiye kurondora ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda, navuga bugacya bukira ndetse bamwe mwagera n'aho murambirwa. Gusa nanone ndambitse ikiganza ku gitabo cya muzika nyarwanda, buri wese mu mutwe ntihaburamo izina The Ben, Tiger, icyamamare, umugabo w'ibigango, umuririmbyi kabuhariwe mu njyana ya R&B. Munyemerera uyu munsi wa none tugaruke ku kirangirire muri muzika nyarwanda The Ben. Ahari wowe umukunda ubuzima bwe bakuviramo isomo ry'ubuzima, inkomezi ndetse n'inama y'ibihe byose. Mugisha Benjamin The Ben, umwe mu bahanzi bafite umubare mwinshi w'abafana mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu musore yabonye izuba ku itariki 9 Mutarama 1987, avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, mu mujyi wa Kampala. Uyu The Ben ni mwene Jean Bonimpa na Mbabazi Esther, akaba afite inkomoko n'ubwenegihugu mu Rwanda. Uyu munsi arubatse kandi afite umufasha we Ukeza Pamela ndetse batuye mu Rwanda. Mu rugendo rurerure rwa The Ben tuzi uyu munsi, n'umwana wakuze kwirwanaho mu ntego yo kuzakiza nyina Esther Mbabazi agahinda yamureranye. Akenshi mu magambo ye yagerageje kuganira n'abandi, avuga ko myaka 14 yari umwana w'umuhanga umukino w'umupira w'amaguru. Ibi byose kandi ngo yabikoraga ngo azabashe kubona ama scholarships cyangwa se abafasha mu by'imyigire, buryo bwo kugira ngo azorohereze nyina Esther mu bijyanye nta mikoro yo kwiga. Mu cyo twakita amacishirizo, umuhanzi The Ben yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006, atangira intego yo kuzaba umuririmbyi wa gospel, dore ko muri icyo gihe yari umuyobozi wa worship team muri church nyina yayoboraga. Indirimbo ya mbere y'uyu muhanzi yari recordinze bwa mbere yitwa Amaso ku Maso, akaba avuga ko harimwe muzo yakoreshaga muri church ndetse zikifashishwa mu kuramya no guhimbaza Imana. Kandi makuru y'umusore atanga avuga ko igihe ryawe kuri recording y'indirimbo yabihatirijwe agenzi be barimo Tom Close n'abandi bamufashaga mu bijyanye n'umuziki, bakamugira inama ariko ntabyumve. Niki cyatumye The Ben tuzi uyu munsi yerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Munyemerere tubigarukeho. Mwaka wa 2010 uyu musore yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajyana na mugenzi we Meddy, avuga ko mu by'ukuri batagiye bafite gahunda yo kugumayo, dore ko ngo bari boherejwe n'igihugu. Imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye bagumayo ndetse bagakomereza urugendo rwabo rwa muzika n'ibijyanye n'amasomo yabo, bifuzaga kwiga, kandi ngo witwa Meddy yari yatangiye muri kaminuza imwe hano mu Rwanda izwi nka KIST, ariko ngo bitewe n'ubwamamare yari afite ndetse no kumenyekana yumvaga atazabasha kwiga neza, bityo ahitamo kuzakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma kugera ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Ben yaje gutumirwa ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, asurutsa abakunzi be ndetse n'abitabira ibyo bitaramo, bose abaha akanyamuneza. Nyuma yo kuvuga ku buzima bwa The Ben, munyemerere tugaruke kuri imwe mu bihangano yagiye agaragaza ndetse uyu musore yakoze. Indirimbo za The Ben ni nyinshi ntiwazivamo, ariko twagerageje kubashakira zimwe muri zo ndetse zanyuze imitima yanyu.
umuhanzi The Ben Tiger yakoze indirimbo irimo amahirwe ya nyuma, inshuti nyanshuti, wigenda, amaso ku maso. Indirimbo I'm in Love yakoze mu mwaka wa 2012 hariyo mu ndirimbo yamuzamurira urwego mu ruhando rwe rwa muzika, dore ko namuhesheje igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka muri diaspora. Yakoze kandi izindi ndirimbo zirimo I Can See, Habibi, Fine Girl, Naremeye, Ndaje, indirimbo Vase yakoze mu 2019, ndetse akora indirimbo yise Suko ayikora mu mwaka wa 2019. Ntufite ku mutima yikoze mu mwaka wa 2020. Ni Forever ayikora mu mwaka wa 2024. Plenty ayikora mu mwaka wa 2024. Hari zimwe mu ndirimbo The Ben yagiye akorana n'abahanzi bakomeye ndetse n'ibyamamare muri Afurika no hanze yayo. Aha twavuga nk'indirimbo Binkorera yakoranye n'umuhanzi Shiba Karungi mu gihugu cya Uganda, No You Know Life yakoranye n'abitwa B2C of Uganda, Ufite ku mutima yakoranye n'uwitwa Zizu Al Pacino, Why yakoranye na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Mu ndirimbo zigezweho twavuga nka Sikosa yakoranye n'abarimo Kevin Kade ndetse na producer Element. Tukavuga Best Friend herutse gukora n'umuhanzi Bwiza, hanzikazi Bwiza wo mu gihugu cy'u Rwanda. Munyemere kandi tugaruke kuri bimwe mu bihembo uyu muhanzi The Ben yagiye yegukana urugendo rwe rw'umuziki. Mu mwaka wa 2008 yahawe igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka mu njyana ya R&B. Mu 2010 yahawe igihembo cyitwa nka Best Afro R&B Singer of the Year. Mu mwaka wa 2011 yahawe kandi igihembo kizwi nka Salas Award cyahabwaga indirimbo nziza y'umwaka. Dore icyo bamwe mu bakunzi be bavuga ku buzima bwa The Ben ndetse n'uko bamuzi. Ubu tuvugana Abanyarwanda, abakunzi ba The Ben muri rusange ndetse n'Abanyafurika bose bategerezanyije amatsiko igitaramo The New Year's Groove uyu mugabo yabateguje kigomba kuzaba ku itariki ya 1 Mutarama mwaka wa 2025. Havuga ko azaba amurika umuzingo w'indirimbo yise Plenty Love amaze igihe ategura. Turashimiye ko mudahwema kudukurikira. God bless you.